Urashaka abakangurambaga bamanuka ahangaha mu midugudu mu tugari babidusobanurire, tubabaza ibibazo. Kwicara hari umunyamakuru wa RBA akamubaza yambarije se? Ntabwo yambarije njyewe ikibazo mfite, ntabwo yambarije ibyo shaka, yibarije ibye, kuko nawe ntiyabanje no kugosatinga, nta naho twari guhurira. Buriya se babona bariho bakora iki? Ntabwo tuzabyumva kuko barabisobanura nabi. Nta mumena garanti rege yuko iyo myaka 60 uzayigezaho nkanayirenza. Iyo garanti se urayima? Guverinoma tuvuga icyizere cyo kubakorera baracyenye. Ngo byabaye imyaka ingahe? 66 icyo gihe nawe nuko babayeho neza. Nese niba ko gashara kawe kinica nikize wagiye ukagatanga kose, iyo myaka 70 uzayigezaho wowe. Ahubwo mbese ko batugereranya n'ibindi bihugu, ngaho niba tugereranye batwibutsa ko ari twebwe igihugu kidafite sinike. Ibindi bihugu uko bibifite bagiye bareka. Bagiye kudufata umwanzuro batugereranya n'ibindi bihugu, ariko njyewe se nashaka umuntu ngereranya n'ibindi bihugu. tugereranya ko kwigereranya Ibyo bihugu si ibyanjye, si byo byambyaye, biyoborwa n'abayobozi ntatoye, biyoborwa n'abantu badahembwa imisoro yanjye, so bingereranya nabo rwose. Abafata ibyo byemezo bazareba amafaranga bahembwa, bibuke n'andi bahabwa yo kuborohereza ubuzima, sibyo? Hanyuma kugira rwose no kuri gitifu w'umurenge, hanyuma barebe wa mukozi ukorera 200,000 utagira ikindi kindi bamwongerera na transport ntayagira na communication na nothing. Uramwigereranya gute wowe? Uramwigereranya gute? Ejo bundi wafashe ideni ugura moto ya essence uyimaranye imyaka 2 cyangwa 3, turanarangiza kuyishyura, urageza hagati. Iyo moto igutungiye umuryango, ufite umugore, ufite abana, niyo ibatunze, niyo igukodeshereza inzu ubamo, niyo igura ibikoresho by'umwana ku ishuri. Umuntu arabyutse mu gitondo ati genda yihagaritse, nta n'intuzi utazi. Ubundi bene icyo tanga nibura imyaka 5, niyo mike numva yashoboka, sibyo? yego amahoro y'Imana bane namwe bakunze babonesha radio radio diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki 8 z'ukwezi kwa 12, n'umunsi tugiriho umugisha wo kwakira Madame Ingabire Marie Immaculée niba w'Imana. Turishimye cyane kuba mwemeye kutuganiriza. Nanjye biranshimishije cyane, apana ko nemeye ko sinigeze nanga, ahubwo kuba nabonye umwanya. Yego umwanya wanyu birumvikana, ntaho bafite inshingano ziba zikomeye cyane mu ruyobozi w'umuryango Transparency International Rwanda, n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane. Iyo mwitegereje mu Rwanda mubona uyu munsi wo kurwanya ruswa, usanze u Rwanda ruhagaze gute mu kurwanya ruswa n'akarengane, ndiko cyane ruswa? Urumva u Rwanda mu by'ukuri ukuntu ruhagaze, umuntu ashobora kuvuga ko ruhagaze neza cyangwa se rutanahagaze neza. Ndavuga ko ruhagaze neza kubera hari ubushake bwa politiki bugaragarira buri wese ko ruswa nta kuyihanganira, icyo twita zero tolerance cyangwa se tolerance zero. Ibyo ngira ngo buri wese ufite umutima mwiza, ufite n'ukuri, arabyemera kandi arabibona. Ariko ukongera ukavuga ngo ruhagaze nabi kubera ko hari abantu bamwe muri abo banyarwanda nyine bagifite uwo muco mubi, iyo ngeso mbi yanze gucika. Ugasanga kandi rimwe na rimwe haraza kuzamo n'ababorohera
icyo ngicyo kabisa kiranababaza cyane 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 kandi ugasanga baroroherwa n'abakoresha babo wakumva adashaka nyine hakazamo icyo kintu kumva ko wenda niba wowe uri umunyamakuru wa One Nation Radio niba wowe tukuvuzeho ruswa ntabwo ari One Nation Radio sibyo ariko ugasanga nk'umukoresha wawe yishyizemo ko ari One Nation Radio wenda abantu bavuga agahaguruka rero agatangira kurwanaho no guhakana ibintu no guhisha ibindi ariko ubundi icyo twishimira ni uko ubwo bushake bwa politike bwo kurwanya ruswa buri icyo ni ikintu gikomeye cyane ko burya ibihugu byinshi nicyo kibikerereza nuko nta bushake bwa politike buba buhari hari icyo ukomeje cy'ababirengagiza cyangwa ababihanganira icyo bakoraho cyo kugeraho byibuza gushyira ubushake bwa politike no gushyira politike zihamye ni ikintu kizima n'u Rwanda barabirushimira no kuba rufite n'urwego rw'umuvunyi ikintu abantu bavuga ko rugerageza byanasabye n'imbere aho kugira ngo bigerweho ariko bigerwaho hanyuma kutureka natwe tugakora twisanzuye yego hari aho hari ibihugu bimwe bidashoboka icyo cyo noneho cyo kiraza gukemuka n'ibyo bya mbere binagoye byarakemutse politike amategeko yagiyeho ndetse n'inzego ziyashyira mu bikorwa zirahari iyo gihari yo iraza yewe ndiho kuko kenshi usanga n'ubwo bushake bwa politike bugaragara mu nzego zo hejuru cyane uko ugenda umanuka bugenda bugabanuka ukajya kugera hasi bwashize pe yewe ndahamagara abo mu nzego zo hejuru cyane zituyobora gukurikirana ibyo bintu kabisa ntibabireke ngo wenda kuko turabibabwira turanabibereka bagakora iperereza ryimbitse ntabwo kuba uri minisitiri runaka cyangwa se uri deje runaka cyangwa se uri esigi runaka cyangwa se uyobora poroje runaka wenda urashoboye ariko ntushobotse ntibagusimbure vuba nujya mu majwi bagusimbure hari ibihugu bibiturusha usanga ubuhugu kandi buri mu buto nka ziriya za Botswana za Seychelles niba bakuvuze gusa ugiye ku ruhande then bakora iperereza nibasanga nta kintu kiguha uragaruka pe nta kibazo ariko hagati aho uvuye aho hantu nicyo kintu numva ashaka ko u Rwanda rugera cyane kandi bona byashoboka cyane byavuzwe se ibyo biratuma n'ubundi tuganira no ku bijyanye n'ibibazo bihari mu nzego z'ubuyobozi n'abantu nabonye babikrititse baravuga batari abayobozi bagaragaza amakosa kugira ngo bakurikirane bakabasaba ngo begure cyangwa beguzwe rero tumaze iminsi twumva yaba muri Western Province twumva abantu begura abandi beguzwa tubyuma muri Karongi tubyuma muri Rusizi tubyuma muri Nyamasheke ibikorwa nka biriya mu bisesengura mute madam bivuze neza yego ubyise amakosa n'ubyise ibyaha none se ubundi amakosa wayagira kuyaha ibihano administrative niba nabivuga gutyo kuri bumufungira amakosa kuri bumufungire kenshi rero bababwira ngo begure kubera iki kubera ko usanga nk'uko tuvuga umuntu watowe bari mu nzego zatowe batorewe iyo mirimo ntabwo wamwirukana ntabwo ubyemerewe wese wakwirukana gute umuntu watowe n'abaturage icyo gihe rero murumvikana akegura akigendera nuko nyine bigeraho bikamenyerwa n'abandi washoboraga kwirukana bakajya begura ariko nabwo biba byarakozwe nabi reka nkwereke dufate urugero rwa Karongi urabona ko one stop center yose yagendeye rimwe kuri ibibazo byabaye bariya kubirukana byari byoroshye kuko n'abakozi bakoze ibizamini nta wabatoye ntayo ariko byananiranye kubera bariya babayoboraga bo hejuru yabo ntiyigeze amwandikira ntiyigeze amusaba ibisobanuro ntiyigeze amwihanangiriza none se urabwirukana uhereye uri bubishobora n'umwirukana gutya arajya kukureka ntabwo wabonye ikibazo cyari cyabaye Rulindo
meya wa Rulindo na executive w'umurenge ntibuka wambo induru zahabaye kandi zitari ngombwa pe zitari ngombwa nyine of course na bamwe mu banyamakuru hamwe na YouTubers bakaba babishyushyemo akaba ari bazi nuko bimeze neza ntibanakurikiye ariko nyine biboneye content biboneye topic bakagenda bakabivuga gutyo iriya nduru ntabwo yari ngombwa kuyaba ntabwo yari ngombwa ariko nanebwe yari yabikoze nabi barikandika meya ntabishyira mu bikorwa yaramaze kamubwira igituma yamaze komisiyo y'abakozi ba leta y'ijya kwandika yari yageze kuri field yari izi ko ikibazo giteye ni za procedures nyine nkubwira barebye bakavuga bati nuyishe procedures yes ndabyemeye pe yari yazishe ariko noneho ntabwo wapfa gusa kwandika wese kumubwira ngo namusubize mu mirimo ububasha bwe ntamenya yarabushyize kandi meya azakomeza kumuyobora ubwo urumva we byari kuba bigikunze se nabo rero bakwiye kujya bashishoza mbere yo kwandika ariko iyi komisiyo ivuga ko ifite gahunda yo gukomeza gukora ku buryo igabanya amakosa yo kwirukana abakozi babandi basubira mu nkiko bagatsinda leta bashaka kugabanya amafaranga leta itanga ku birego itsindwa hanyuma bakagabanya amafaranga leta itanga se bakayagabanya gute kandi umuntu yari afite amakosa icyo gihe ntagererega kujya mu rukiko wari wamuhagaritse azajyana bya bimenyetso icyo ni icya mbere icya kabiri uravuga ngo nibamusubize muri ako kazi uwari wamwirukanye ari we mukoresha we biragenda gute azongera muyobore bikunde ntabwo bizakunda uteje rero insubordination mu nzego za leta ubwo se noneho ukoze iki ngira ngo hakwiye kurebwa ikindi kintu cyo gukora naho ze ndeba ikibazo by the way ngira ngo umuntu akwiye no kugikurikirana neza kiri muri mwarimu Sako ntabwo ndagikurikirana nta mwanya ndabona unfortunately nagize ibintu byinshi ariko bibaye ariko byagenze aba ari scandal ngo umukozi yaparitse nawe ukamukata amafaranga nawe mbwira ahantu bihuriye n'andi makosa atagira aho ahuri ukagira ngo ese umukoresha yabaye traffic ko traffic nayo igira amategeko agenderaho azi twese tuzi ni ukuvuga ngo hari ibintu abantu bagomba gukurikirana bakareba ariko tujye twirinda kuza guteza conflict hagati y'abakozi n'abakoresha nibatandukanye ariko umukoresha cyane umukoresha muri leta abafite amategeko n'amabwiriza akwiriye kugenderaho mbere yo ari ku muntu bidashingiye ku marangamutima ye cyangwa ku ruhande aba yafite rwose nicyo bituma nanjye ndakubwira ngo yabikoze nabi yishe procedures meya sinakubwiye ko nawe yabikoze nabi meya ariko basesengura bavuga ko yashatse kuba nk'ukindukira bagitifu ngo amenye ubwenge abone ko ibiri imbere biremereye kuruta uko yajya mu kazi ntukabibwira abasesenguzi bayo nanga n'umuntu unyita umusesenguzi bitinya abasesenguzi babaye expert muri domaine zose burya ubundi umusesenguzi ni umu expert nyine mu kintu runaka we waba expert muri domaine zose nimba ari ubukungu gasesengura yasesengura muri politike yasesengura mu by'uburezi yasesengura mu mikino urumva naravuze mu Rwanda bituwe n'intiti gusa kuki rudatera imbere ku idakika yego ariko imikorere nk'iriya yivugaho iki nari nkomeje ku buyobozi bw'inzego z'ibanze bugiye muri bw'imbere no mu nzego z'ibanze abantu bayobozi bayoboye abaturage b'igihugu bavuga mu bikorwa nka biriya bikorwa kuri gitifu birimo no gusambanya abana banahuje igitsina bahuje igitsina byose ikibazo niba ariko yabihisemo kuko numvise afite n'umugore ubwo wenda wakompeninga n'umugore wegewe n'ibindi ahubwo kuba ari umwana kandi amusambanyije mu rwego rwo kumusaba ruswa wamuhindurira amazina sibyo
nka kiriya ni sikando urugero bararangije ngo najye kuba umujyanama wa meya azamugira iyihe nama se barangiye kumukurikirana ko naburi yari akwiye kuba agumye mu rugo iperereza rikabanza rigakorwa twasanga biriya bintu yarabikoze akabihanirwa atarabikoze akabona kuba rehabilitated agasubira mu kazi hari ibintu by'abakozi ba leta bigize cirahani ikubite ntabwo rero iriya mikorere n'iyo ruswa tuvuga n'akarengane mu baturage ntibizapfa bicitse na rimwe no na rimwe bakiri kubicira hano ikubite bakiri cirahani ikubite ntibishoboka buriya agiye kugirana iyihe nama icya mbere ntibafitanye imigenderanire myiza twese turabizi twarabikurikiye twarabibonye icya kabiri nawe nta nama yigiye sibyo kandi igihe uko nabikurikiye amakuru make maze kubibona ariko nzabona na nyiririya roje arabyemera pe ko uriya mugabo ahora ajyayo ngo anahuriyeyo n'abagabo gusa muri ibyo byumba ibyo gihe biramureba ntabwo bindeba na gato nta n'icyo bintwaye ariko kuba kujyanayo umwana icyo cyo kabisa kigomba kuzakurikiranwa kugeza kigaragaye kandi kikaboneka icyo nyine nicyo umuntu adashobora ahubwo gutoreretinga ati all ukomeje ku bijyanye n'ibyo byacirana ikubite bihari bituma habaho n'ibyuho bya ruswa bihoraho wakomeje ku kintu cy'ubushake bwa politiki ku rwego rwo hejuru ni ibiki biri hagati y'inzego nkuru no kugera ku nzego z'ibanze bituma bwa bushake butamanuka bugere no mu nzego z'ibanze kuko buri hejuru okay hari ibintu bitatu icya mbere hari negative solidarity ituma abagatanze ayo makuru ku nzego zo hejuru batayatanga ubwo biterwa n'impamvu zitandukanye ntiteranya ntagize gute ariko burya haba hari n'indi mpamvu y'uko nawe aba atari clean atinya kumuvuga ngo nawe ibye batabivuga ni burya niko biba bimeze icyo ngicyo iyo ni impamvu imwe mu za mbere impamvu ya kabiri abanyarwanda benshi twigize ntibindeba akaba muri iki gihugu nk'umucanshuro cyangwa nk'iki akaba azi gusa kwirirwa ajya guteranya ajya kubeshyira abantu ajya kugira gute iby'ukuri ntabivuge hari rero n'aba bayobozi nyine bumva ari ibihangange cyane b'ibigirwamana ku buryo unamuhamagara kandi ntabwo azi icyo umushakiye tukanga kwita ubwo se niba bashaka kumubwira amakosa y'umukozi we niba ari cyo bashaka kumubwira ariko warabona ari igihangange arakwitaba bishatse n'atabishaka ntakwitaba nabo b'iyo mikorere bahari kandi nayo ni bibi cyane cyane ugasanga rero ni bene ibyo ngibyo bibitera kubera iki turacyafite abantu okay baba bavuzemo na patriotism no gukunda igihugu ntabyo baba bafite bakajya batubeshya ariko hari ibikorere nk'iriya bayobozi bari guhangana ubwabo ubona ko serivisi zibatagenda neza ko ntabwo wabwira ngo abaturage babona serivisi abayobozi bari muri biriya ntabwo bishoboka niyo mpamvu mbere na mbere ugomba guhita ubatandukanye minisitiri w'intebe mu kiganiro yajyanye n'itangazamakuru ku munsi wo kuwa gatanu nibwo yavuze ku bayobozi begura asobanura ku gitutu ngo gihari ngo cy'inshingano bagomba gutanga ngo iyo zibaye ziremereye ntabashe kuzikora agomba kwegura iyo urebye imikorere iri mu nzego waba ari imfura cyane kubasha kumenya ko udashoboye ukigendera iyo usesenguye imikorere y'inzego z'ibanze n'ibyo twumvamo mu makuru ugenda ukusanya hari abajya muri za gizinka bagatwara hari abafata na shayitoni bakajyana ko kubona harimo igitutu cyatuma umuntu atinya gukora ikibi imihigo niba mu gitutu kandi nayo barayibeshya nawe shisha kibondo yo ariko nibaza leta ishyiraho gahunda igakora na evaluation kuko ba nyirayo abagenerwabikorwa bayo ntabwo babikoresha icyagenewe ibyo tubifiteho amakuru n'ibimenyetso bihagije urabyumva bayakoresha ibindi bibabariye ibyo birazwi tugakomeza twese tugafunga amaso ngo ntacyo basa nibakomeze ese ko bataratubarira umubare w'abana baretse kugwingira kuvaho shisha kibondo ibereyeho ngo babitwereke imyaka imaze
shisha kugwingira byakabaye byaracitse mu Rwanda burundu kuki bidacika biriya byashisha mubyeyi abagore baratiza abandi nkari ngo bajye kwipimisha babone ko batwite badatwite bamwariye amafaranga yarangiza akayagabana n'uwamutije za nkari ngo ziruswitaraho niyi ubu se yewe menya ibyo mu turere iriya hirya nicaye hano i Kigali mudugudu waho atabizi gitifu w'akagari atabizi gitifu w'umurenge atabizi mutwarasi batabizi niba batabizi nabwo ntacyo bamaze ntibaveho bagende niba babizi barabicecetse kubera za mpamvu eshatu zose nakubwiraga gusa urumva niko bimeze niko sosiyete yacu iteye iracyarimo ibibazo hanyuma inzego z'ibanze zikorwe zite ku buryo kuko hari abantu bajyamo bakaba minisitiri yakomeje ku gitutu gihari ariko hari abajyamo bakajya muri comfort zone kuko mwari mubivuze hakaba ibibazo ntibabimenye cyangwa bakabimenya ntibagire icyo bakamenya ntibagire ibyo babikora urumva aho hantu nta gitutu gihari cyatuma ukora izo nshingano reka nakubwiye igitutu kiri hamwe gusa kiri mu mihigo sibyo iyo nayo sibo bayikora bonyine imihigo n'ikorwa n'abaturage twe twese imihigo ntabwo ari meya cyangwa gitifu nowe w'icyakora aradukodinetinga ariko ntabwo ari we ubikora ni twebwe abaturage icyo gitutu si ubwo ngo ni iki ni iki ahubwo ko banadizinga rimwe na rimwe bakaba banafata uzo ntabwo wabonye bafataga amatungo y'abaturage bakayagurisha ahubwo igitutu bagishyira ku baturage ari bahubwo ngo bakunde ngo babone ngo mituweli ngo ibiki yewe buriya nanayobewe impamvu simbizi ntabwo naguhatira kugura mituweli ariko of course yes ndi leta sinshinzwe abaturage bayo ifite uko ubibona ndaguhata se kubera iki uzarwara unaniwe kwivuza ute hari iki ni se gishakira nini mituweli yawe uzavuza umwana wanjye nyine ireberera nyine abanyarwanda bose wisare no kumfatira itungo urigurishe niba ari byo ntaye agaciro kihorere sinabuze mituweli nyine ndeka nzibonera ingaruka umuturage akoresha ubushobozi bafite n'abayobozi mu kumvisha abaturage akamaro ka mituweli ntabwo baba ntibashobora no kubumvisha daho babikora nabi icyo ngiye kutikubwira babikora nabi ntabwo ari bene kuriya uganira n'umuturage ngo umwumvishe ikintu nawe akigira iki bo baza ari abapolisi ari abanyamategeko ari babandi nyine avuga ati jyewe ndi gihangange ndakomeye cyane bya bindi nakubwiraga ugomba kubikora icyo ni icya mbere icya kabiri nta mwanya wabifitiye abana bafite kandi ariko kazi kabo yego ariko ntaho bafite ahandi bari gukura izindi nyuma icyo ni nacyo nyakubahwa minisitiri w'intebe yakabaye yararebye kandi akakibona baramutubwira mu gitutu cyiza ko ntazaba uwa nyuma mu mihigo ntazaba uwa nyuma mu biki ntazaba uwa nyuma mu biki agahita akora noneho ahubwo ibi byica byose iyo ubonye abayobozi njyanama yose yeguye kuri wowe nta kibazo ntabwo bibona ntabwo bigutunga nta n'ibyo bintu ko n'ubundi sinzi ikikora ntabwo nyine na njyanama yacu ubundi basinyuze iheruka itorwa nawe nyiruka ntabwo nyizuze iyo abayobozi beguye kuriya mu gihe riri ushobora kubona bishobora gutera ubwoba abandi bayobozi cyangwa abandi bantu bafite inyota yo kuza mu buyobozi bakavuga bati kuyobora hano hantu biragoye nta munyarwanda uzanga kujya kuyobora ngo nuko yagize ubwoba azajyayo nashaka nayo y'ukwezi kumwe cyangwa abiri ibyo rwose humura si bwo uzagira ubwoba noneho asisubire none se abantu bakora amakosa ntibagire ingaruka ngo hatagira ugira ubwoba uzajya wumva azaba afite ubwoba azisubireho wakore neza se ngo mubona hari amasomo bitanga ku bandi bari mu bindi bice ku buryo babyigiraho bakabifatiraho imyanzuro iyo tuba bagwa mu makosa nayo oya amasomo yo guhinduka yo nayo ariko bifite ayo bitanga kwiga andi mayeri akomeye yo gutuma batazafatwa iryo somo ryo barikuramo ndabizi
ariko bavuga ko umuturage bari ku isonga niko tuvuga kandi na leta niko byemera ni politiki ya leta kandi niko byakagombye ariko wa mwana we nawe uri umunyarwanda ubahanze muri iyi sosiyete umuturage wese uri ku isonga n'ubu njyewe se ndi umuturage sintanga imisoro buri mwaka sinjya muri gahunda zose za leta niba ndi ku isonga se bampaye umuhanda kuki igihe banyimye umuhanda sindi muri abo baturage mwagiye muriga ibintu ntibiba bigaragara umuturage ku isonga njyewe baranabivuga nkanaseka umuturage ku isonga se iri ngese kuki ntaba kuri iryo songa nk'abandi ko nanjye bishyura imisoro kandi ngo imisoro ubundi yari ibikorwa remezo none yarahindukiye yagiye mu byashisha mu byeyi mu bindi ntazi byari ibikorwa remezo ugize imana nyine urabibona abayobozi baho ngaho utuye batashatse kubibona mubibona nta kindi ibyo kuvuga ngo umuturage ku isonga ubona bifashe iki cyangwa bisenya iki hari igihe babivuga kugira ngo wenda bavuge bati ni igitekerezo cyatuma abantu babitekereza ibyo bakora cyangwa abandi bakavuga bati abantu bashobora kwirara bakabona ko byagezeyo ubundi ibigo byakagombye ariko rero biragaragarira buri wese ko atari ko byagenze umuturage ku isonga n'imvugo kuri ruswa ari ingiro kandi mu by'ukuri yari politiki ya leta genda byemera ko leta ubwayo mu bushake bwayo ibishaka ko umuturage ajya ku isonga ariko abagomba kumushyira ku isonga ntabwo ariko babikora ariko byarangira mbese reka nawe musabire umunyamakuru muzagende mukore sindi bubyite save kuko wenda ibyo byasaba n'ubushobozi bwinshi mutakoreye tuza ngo mubirayise kandi mubikore ariko n'abantu mugenda mubona ko muborana na benshi uzabaze kuri icyo kintu cy'umuturage ku isonga nubona 8 ku 10 ufasha 8 nubona 5 ku 10 babikwemerera ni ukuri uzazumbwira 5 ku 10 gusa kuko njye abo tubiganira ntabwo ndabona 5 ku 10 banyemerera ni ukuvuga ko hari ikibazo rero ibyo rero nibyo ya njyanama twavugaga yakabaye izi ko ntabwo babizi mukanya ukomeje ku kibazo cya mituweli n'uburyo inzego z'ubuyobozi ziza kuyisaba abaturage byaragabanutse cyane ubu kiriho ni ejo heza leta ivuga ko biri gutegurira abaturage uburyo bagomba kubaho bageze mu zabukuru ibyo byo na RSSB yakubwiye ko ikubye kabiri umusanzu w'ubwishingizi kugira ngo abageze mu zabukuru bazajye babona amafaranga menshi ikibazo ni uko nanjye nayatanga hama n'izo zabukuru sinzazigereho kuzo byagenda baba bafite uko babisobanura mu bisanzwe ejo heza ngewe nta n'ibyo hari hantwaye ahubwo wasagaye ukora utanga umusanzu wa RSS baratanga na ejo heza sobanurira mwebwe ibyo murabyumva yewe niba ari kubera ubwenge buke byarananiye kubyumva ndakotiza ahantu habiri kubera ariko ubundi ejo heza bigiye gusa nihamera nka sakosi nihamera nka mwarimu usa ko buriya nk'ahantu abantu nk'ahantu leta yatakarije amafaranga nko muri mwarimu usa pe bizagenda kandi n'ubundi tuyijyana aya mafaranga tuyatanga mu mirenge sako njyewe nukuri ejo heza sinyatanga kuko nizeye ko azangarukira nyatanga kuko nubaha gusa gahunda za leta zose iyo ni intego yanjye ni imyemerere yanjye ngomba kubaha gahunda za leta yanjye icyo mana nta n'uwo tukidaho impaka nta n'uwo tukiganira iyo leta izanyima umuhanda inyime imibereho myiza nk'abandi igire gute ariko ngewe kuko nyemera nka leta yanjye izabikora abaturage benshi tujya tuganira nabo hirya no hino bakavuga ko dusobanukiwe izo heza n'amafaranga ntawayisobanuye ntawe rwose basobanura ibintu nabi cyane kuko ntibishoboka ko
birambabaza leta ijya ishaka abakorerabushake bazi gusobanura ibintu bamenya n'uwo basobanurira uwo ari we wowe giti uragenda ufata umuturage w'umuhinzi hariya mu karere kose ko mu cyaro ntashatse kuvuga hatagira abavuga ngo nakageze umusobanurira ibintu nk'uko uri bubisobanurire Ingabire uri bubisobanurire nde ufite bachelor's degree ufite masters urabibasobanurira kimwe nyamara rero discriminate rwose na attitude ni bimwe suguba kugiye sindizi ndiko ndasubiramo ko njya mbona babikora ukabikubwira nakabibwira n'umuturage rwose uwiyo ngiye uvuye kwihingira no kwiyahurira inka no kwahirira ubwatsi bw'inkazi ukamubwira ibintu nk'uko uri bubibwire intellectual ntabwo bafite level of understanding zigana wari ukomeje kugira inkuru yari gukurikiye kuri iki cya ejo heza ijyanye na pansiyo n'ingingo yari ikoroje ku mbuga nkoranyambaga n'abandi ibitekerezo nabonye mwatanzeho ku bijyanye n'ikuba kabiri ry'umusanzu utangwa muri pansiyo kuva kuri 10 kuri 3 kugera kuri 12 mu mpamvu zatanzwe RSSB ndetse na Mirecofin bavuze ko ahubwo u Rwanda rwo ruri ugereranyije n'ibindi bihugu ibyo nabyo ndabyara bavuga ko turi kugana kuri 20%. Murabivuga iki byose muri rusange? No, nabyo ntibyasobanutse neza biriya byo nanjye kugeza ubu ntabwo ndabyumva neza ntabwo kujya kuri radio na televiziyo ariko ninde wabwiye ko twese tubara kuri radio na televiziyo ntibashaka abakangurambaga bamanuka ahangaha mu midugudu mu tugari babidusobanurire tubabaza ibibazo kwicara hari umunyamakuru wa RBA akamubaza yambarije ntabwo yambarije jyewe ikibazo mfite ntabwo yambarije ibyo shaka yibarije ibye kuko nawe ntiyabanje no kugosatinga nta naho twari guhurira buriya se babona bariho bakora ntabwo tuzabyo kuko barabisobanura nabo ni icyemezo bifatiye babonye abantu batangiye kukibazaho bajya kugisobanurira abanyamakuru ariko ntabisora na Minisitiri yabigarutseho ku munsi w'ejo kuwa gatanu avuga ko leta itafata umwanzuro uri buzanire n'abanyarwanda ibyo nanjye ndabyemera sinibaza ko yafata umwanzuro uri buhemukira abanyarwanda pe icyo cyo ntanacyemera nkanakirahirira ariko uburyo bikorwamo bituma abanyarwanda batabyumva mu kutabyumva twumva ko batugiriye nabi iganira biriya iyo tuvuga muri genda dusaba ko umugore agomba kugaragara mu nzego zose si uko tuba twumva ko leta yamurenganya ariko nuko tuba tuzi ko umuntu wese ugupangiye udahari atari umutima mubi atari icyo ariko ariko atazi n'insi zawe ntabwo azi ibyo ukeneye ibyo ngibyo nibyo tuvuga ubundi se abantu babyumvise amafaranga umuntu azafata ugeze mu myaka 20 yakikura kabiri ibyo bitwaye cyakazasaza neza neza atanduranye ntacyo bitwaye ariko yayandi ndiho kuko nanjye nari nayo kuyakoresha kugira ngo rero nyihute nyereka icyo nunguka mu kigezi nta mumena garantirega yo kwiyo myaka 60 uzayigezaho nkanayirenza iyo garanti se urayima guverinoma ifite icyizere cyo kuba ku banyarwanda cyane ngo byabaye imyaka ingahe 69 icyo gihe nawe nuko wabayeho neza mbese niba ako gashahara kawe k'intica ntikize wagiye ukagatanga kose iyo myaka 70 uzayigezaho wowe wenda ntuzagwingira kuko warenze imyaka yo kugwingira ariko ntuzabona n'ibigutungira umubiri bihagije ibyo byose abantu bagomba kubitekereza baravuga bati biranagoye gufata umwanzuro hatarajyaho itegeko Yasmin umushahara afatije Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo naramukunze cyane umwana mwiza barabimubajije arababwira ati ugiye muri ibyo bya SMIG ubwo wagera no ku bakozi bo mu rugo numvise mukunze cyane ahubwo mbese ko batugereranya n'ibindi bihugu ngaho ntibatugereranye batwibutsa ko ari twebwe igihugu kidafite SMIG ibindi bihugu uko bibifite
bagiye bareka iyo bagiye kudufata umwanzuro batugeranya n'ibindi bihugu ariko njyewe sinashaka umuntu ngereranya n'ibindi bihugu tugeranye ku kwigereranya ibyo bihugu si ibyanjye si byo byambyaye biyoborwa n'abayobozi ntatoye biyoborwa n'abantu badahembwa imisoro yanjye so bingereranya nabo rwose niba kuba nkoranyambaga abantu batangiye kuvuga bagacika ururondogoro kuri 12 muri 2030 niko guverinoma iri kuvuga umushahara ni guhebwa 100,000 2020 abafata ibyo byemezo bazareba amafaranga bahembwa bibuke n'andi bahabwa yo kuborohereza ubuzima sibyo hanyuma kugira ngo rwose no kuri gitifu w'umurenge hanyuma barebe wa mukozi ukorera 200,000 utagira ikindi bamwongera na transport ntayagira na communication na nothing uramwigereranya gute wowe uramwigereranya gute akuti nagiye bareka ko ari ibintu umuntu areba bikamubabaza umuntu yaburaye kubera ko umushahara we wananiwe guhuza ituza ararangije ega hari ibintu leta ikora nako reka njye nicecekera batazagira ngo n'intuza leta nk'ubu yihaye ikintu nayo rero cyo gusimbura ababyeyi mu nshingano zabo zose n'umwana wawe rwose mureke genda mwishingiriza mugaburira wowe uramugaburira uhinga he umubyeyi wari wananiwe kugaburira umwana we ninde wabinaniwe biba bigaragara uwo nguwo aragaburirwa birumvikana kandi wananiwe no kumubwira ko utabishoboye babyaye 3 cyangwa abantu ugeze muri 7 na 8 uti kandi na 3 utarubishoboye iyo niyo ari politike yarabananiye barangije tuzajya tubagaburira barangije birabananira ko leta yabishobora ikatubera umubyeyi nawe akicara rero bajya babimbwiye kubaza ariko se kuko basigaye abana benshi mbona nta mibereho ibikini leta izabaresha saba leta izabareresha iki ya misoro yanjye nawe rero nayitanze ngo bamwe umuhanda barawunyima bajya kukugira rwose umwana utishoboye uwo aje no mu rugo iwanjye akajya hataha buri munsi ndamugaburira rwose ariko kubwira ababyeyi twese ngo nimwiyicarire mudamarara abana banyu tuzabagaburira kamwe guteze urambura umubyeyi inshingano ze zose gusura leta nyabari bareba badafite ubushobozi abadafite ubushobozi reka tuba tubazi bitubana aha mu mudugudu bageze ngo hari ahandi bava baba bazwaho bakareka akaba aribo leta igaburira abandi ubuse ujye mu banyarwanda bose na 80% kuko bigaga primaire kuri amashuri yari kuba ababyeyi babo ntibabapfunyikiranye abiwabo ari hafi bagataha bakari ibyo ngibyo ni ubukara kandi ukararangiza nyine ukabikora ntabi kuko bizashoboka suragira ngo bigende nyuma y'iri yatangazo nibwo amasendika yishyize hamwe arandika yandikira yego narabibonye aravuga ati rwose mwanzuro ureba abakozi bahagomba mwaratubajije mbere ubundi kuki hafashwe umwanzuro hatabajijwe ba nyir'ubwite icyo ni ikindi kibazo rero kizanatuma iyi leta yiterwa ko ikoresha igitugu ntabwo ushobora kumfatira icyemezo tutabiganiriye ibyo ni nko kumbwira ngo wowe ntacyo ufite kuvuga ntabwo rero bishoboka erega n'abana mu rugo hari imyaka umwana ageraho ukaba icyemezo ugomba gufata mugomba kukiganira ubu ngubu wibaza ngo uko ungana uko cyangwa uko uriya mukobwa wanjye angana waba ukimufa ababyeyi bawe bagufatira icyemezo utabiganira murabaza mukanabiganira waba unibeshya akakwereka ati dore mwana wanjye ndakuruta reba ibintu nuko ejo bizaba bimeze gutya na gutya kuko ejo hawe jyewe narahaciye we nturahaca sibyo
ukaganira ukajya inama ntabwo ashobora gupfa gutaha nimugoroba usange bavuze ngo désormais kuva uyu munsi ugiye kumera gutya na gutya ntabwo bishoboka nawe ntiwabyemera kandi atari gusuzugura ababyeyi ari uko wanze ko bagusuzuma RSSB yarasubije ibabwira ko bazahura ku wa mbere tariki 9 ese turabitegereje hari icyo twakwitega mu gihe umwanzuro wafashwe na minisitiri akawushimangira ariko ubundi umwanzuro uranahinduka ntabwo umwanzuro wafashwe ari ijambo ryanditse muri Bibiliya umenya ngo ari yatajya ahinduka hari n'arageze nayo nyine guhinduka ariko ibyo simbijyaho na menshi cyane ariko yanze guhinduka kuko adakorwa agatuma rimwe na rimwe abantu bamwe batanayiha agaciro kubera ibyo ariko umwanzuro mugani w'abarundi ngo wasinye ntiwasinyura umwanzuro leta yafashe abaturage baheretse kutabaguye neza ko bibeshye impamvu utahinduka n'iyi mbwira n'iyi ntareba gusa amategeko yirirwa adahinduka polisi zirirwa zidahinduka byahinduka rwose ugumyeho leta y'intangira hari ikibazo byateza yaba mu myumvire y'abaturage ndetse no mu minsi iri imbere ko hari abantu benshi bafite imirimo ariko badatangira ibyo byose abakozi ahubwo ibyo yaba bakurikiraniraga ibyo abo bantu bagahanwa kuko bagomba guteganyiriza abakozi babo biri mu itegeko hari benshi batabikora nanjye ndabazi especially abo muri private sector leta ko itajya bakurikirana bijye kubireba yabuze inspectors bajya kubireba yarabuze ibishatse ikabishyira muri gahunda cyane cyane ya minisiteri nyine y'abakozi ba leta n'umurimo yabuhiriza yababonye dufite n'abana b'abasore n'inkumi bangana nabo b'abakorerabushake bagenda rwose bakabibakorera ariko ibyo ntibabyitayeho nyine abundi ngo leta yinangiye ko yaba yiyemeje kuba nyine inyagitugu ntabigira neza yaba yiyemeje kugendera ku bitugu imibare yerekana ko abantu bateganyirizwa mu bakozi bose bari mu Rwanda ari 9% gusa ikibazo gikomeye ngenga nubwo byantangaje ntabwo byantangaje ababateganyiriza ni bake cyane ubundi icyo nicyo leta yakanagombye gukurikirana niba umuturage ari ku isonga kuki wamuretse akajya mu maboko y'umuntu utamwitayeho wirebera inyungu ze bwite ntunamurengere ko wari washyizeho itegeko rimurengera kuki utagiye kureba enforcement yaryo naho ngaho icyo nicyo kibazo jyewe ubwo ariko n'abayikorera nabo baravuga bati ntabwo byose tuzuzabizi byose bati ntabwo wabibuza byose mu birangire hari amabwiriza akomeye hari imisoro ihambaye hari regulation ziri hejuru kugira ngo wakinubiye gutanga umusoro n'igihe yewe utanga singira igikorwa remezo kingeraho none se niba datanga imisoro igihugu kizabaho imisoro yo ni ngombwa ku muturage wese icyo ngira ngo aribyo kuvugwa ko imisoro ihambaye byibukana kwa president oya nanjye narabivuze kubivuga oya nanjye narabivuze birenze rimwe imisoro y'umurengera yica imisoro ubundi iyo ugira ubwenge uzi kubara neza kandi abayobozi bacu uzi ko babufite pe tangisha abaturage imisoro mike bashoboye bose bayitange nibo ubona menshi naho nubatangisha imisoro y'umurengera abayatanga ni bakeya abatayatanga babe benshi nawe ubone makeya niyo logike y'imisoro nta yindi kandi imisoro ntigamije kwica umuturage igamije kumugeza ku iterambere ubwo bo ngabo byibuze nabamaze gushinga imizi kandi abanyamakuru iyo uganiriye none n'abakizamuka bagitangira gukora barakubwira bati gutangira business ikazashinga imizi ikazageza aho kwinjiza biragoye ubudutangira w'ibishingwe w'umutekano byose ugasanga n'ikibazo ibishingwe n'umutekano ariko jyewe ntabwo nishyura umutekano yego kuko ntawo mfite ntabwo ibishingwe byo ndabyiga umutekano rwose ntawo nishyura ntawo mfite uzabimbaza nzabisobanura
mfite umusekirite wanjye bwite undindira urugo rwanjye ariko singiye kwishyura umutekano ndafite kuko njyewe sinkopesha leta ntabwo ufite umutekano ntawe ufite ubutwari bw'umuhanda ucika n'imodoka ntitambuke ngo igeze mu rugo none si iyo utuye ahantu imodoka itabwiza mu rugo uba ufite uwuhe mutekano warangiza ngo wenda nishyure umutekano buri kwezi w'abandi bose usibye yewe ni negative ntabwo ari ukwanga gukurikiza gahunda ya leta ntabwo ari ukwanga iki ariko niba ngomba kwishyura umutekano nanjye leta ni nk'umutekano yes turi kugenda tugana ku musozo hari umwanzuro twabonye guverinoma y'u Rwanda yafashe wo guhagarika moto zikoresha esanse guhera mu mwaka utaha hagatangira kwinjira moto z'amashanyarazi gusa hari abantu bashoye imari muri esanse hari abantu bafite moto zisanzwe abo bahumura ntibazayibura abashoye imari muri esanse ntibazabura ubuzima imodoka nazo ziragenda ziyongera ahubwo igihe ikibazo gifite ku bamotari ejo bundi wafashe ideni ugura moto ya esanse uyimaranye imyaka 2 cyangwa 3 turanarangiza kuyishyura turageza mu kagari iyo moto igutungiye umuryango ufite umugore ufite abana niyo ibatunze niyo igukodeshereza inzu ubamo niyo igura ibikoresho by'umwana ku ishuri umuntu arabyutse mu gitondo ati genda yihagaritse nta n'intuzi utazi ubundi bene icyo tanga nibura imyaka 5 niyo mike numva yashoboka sibyo ako guverinoma ntabwo yavuze ngo abafite moto zitari z'amashanyarazi bazazica ahubwo gutangira mu mwaka utaha hazajya hinjira iz'amashanyarazi zaba zacitse buretse kukubwire zaba zacitse ibyo nicyo kugenda mwibeshya niba ziriya arizo zipafumu niminga nk'uko babivuga abaturage twese nizo tuzafata niba ariyo yihuta niba ariyo igeze niyo zafata ntabwo uzafata yayindi yawe inashaje kuko ntuzanayigira nijya no mu igaraje burya ntawe uzayikora bakakubera nigira na agisida na radiyati izayishyurwa kuko izabivuga iti iyi ntikiri no ku isoko so rero ntabwo igihe kiri nawe uri kuvuga ngo ntabwo zizatakaza isoko biye na feri ikindi ziriya z'amashanyarazi zigura menshi kurenza iza esanse ninde wakubwiye ko bose bazahijya babona ayo mafaranga ninde wabikubwiye kandi hari uwumvaga agiye gushakira ubuzima mu gutwara moto nubwo nabo banazitwara nabi badutwarira nabi mu muhanda nahoze numva kare hano muri Kicukiro habaye agisida mbi cyane noneho umunyamakuru abwira umumotari atari ko n'undi wamotari mugendana of course harimo umumotari kubona agisida muri Kigali itarimo umumotari twe rero hano bikaba n'ibindi n'amakinga rego mwana yawe ona ikiga mwibarabara nyuma ya saa 12 ntagira itara ntagira ihoni ari mu muhanda kandi ari mu muhanda hagati gusa umuturage mbiri uri kwisongane kandi hari uwereje mu muhanda ngo ajye kwiyahura ntasonga ari hanyuma yarangiba ngo n'abanyemodoka hari abatwara nabi wime ntabwo turi kureba ngo abatwara nabi no mu banyemodoka barimo nyine turabizi ariko twemere ngo abenshi ni bane yewe nta munyemodoka urahatira imbere gutya ngo anzunguruke nta munyemodoka urahatira iburyo nta ibyo byo nibashaka bazaze dukora inama n'abamotari bose usibye bimwe ngo ruri kijya kubabwira ntazi ko mbona ntacyo bitanga ubundi bari bakwiye kuza tugakorana inama tugasubira gutwara nabi ni gute tukareba niba hafi ya bose atari ko batwara ntabwo rero ubundi bose mbizi usanga hari ibintu byinshi turenzaho tukabica hejuru ahubwo tukajya mu biteye ubwoba cyane kumva biraryoheye nta bundi rwose abamotari inshuti zanjye mwemere ko mutwara nabi kandi namwe muriyanga kuko gutwara nabi si abagenzi mutwaye gusa si jyewe duhurira mu muhanda gusa nawe ubwawe uriyahura inshuti yanjye wagenze buhoro ugatwara neza ariko umenya batarize amategeko y'umuhanda kuko hari ibintu bakora nkabona umuntu wize amategeko y'umuhanda ntiyabikora menya batarayize polisi ivuga ko
impanuka ziba mu muhanda hejuru ya 80% ziterwa n'abamotari cyangwa ziba ziri mu mumotari nanjye ndabyemeye statistique zirabyerekana. Reka tugane ku musozo. Yego. Icyo nakubaza cyane nyuma tumaze ibisi tubona ibitekerezo bitandukanye back and forth abantu baterana amagambo ku bijyanye na feminism nanjye ubwanjye uvuga ngo feminism ishyigikiye feminist ishyigikiye uburenganzira bw'abagore ariko hari kandi gatsiko kaje kita ngo radical feminism bari abantu bavuga hiti mufite ibitekerezo bitandukanye bavuga amagambo ngo men are trash. First of all, I'm not a feminist. Ko nta rugo rukwiriye kwitirirwa umugabo ngahitirirwa n'umugore ariko ibyo biri mu itegeko ugiye ku muryango birimo aho urabarenganya pe ahubwo mwebwe mutaba muzi amategeko ni mwe mushoza debate nahoze numva ejo nabyumvaga mite ko nari nicaye mu modoka ngenda noneho umushoferi yabishyizemo nanga no kubikuramo ko nanjye nikoreraga ibindi nta n'impamvu yari yashatse kubyumva ariko ukumva abanyamakuru bariho batinyuka kuvuga imikorere ya RMC usanga ntibayizi na busa na gato hari ikintu cyitwa blueprint niryo tegeko rigena imikorere ya RMC basagende babisoma mbere yo kwiha inshingano idafite n'ububasha idafite. RMC ntifite ububasha bwo guhana icyambere ngo wagiye kuri micro wese ubu nanjye ngo mfashe micro nahitamba umuyoboke wa RMC nowe itegeko risobanura neza ko witwa umuyoboke wa RMC ifite ikarita y'umunyamakuru. Ibyo biranditse mu itegeko ntibigeze barisoma ariko nyine nabo babaye abasesenguzi wa mugani wanyu ni nacyo mbakunda ngo rero ngo ntabwo ngo bakwiye kuba RMC nanjye ndi umunyamakuru wa RMC kampamagara nahitaba cyangwa se yitaba ko ntawe bashase bundi bwo kumpana ifite usibye bwo kunyambura ikarita uwo yambuye saba ikiko akomeza akikorera akomeza agakora arakora ukureba none saba bayi kera ngo abatanga amakuru bagombaga kujya bayaha ababeretse ikarita y'umunyamakuru ubu se ninde ujya gusaba inkuru ushobora kugusaba n'iyo karita wowe uranicara ukitegereza uzakubwira ngo kose yamusambanyije ngo umugabo we yamwishe urubozo nguko si ibyo birirwamo byose bizagusaba ihe karita bariya se bibaza ko RMC bashinzwe ariko abanyamakuru bakicara hariya ngo ni RMC tubona ni komite ishatse n'ibisobanuro vuba ko na ejo bundi bazaba yikoreye kuko iriya tegeko ryo zikora ridahinduka ejo cyangwa ejo bundi kandi nta kindi bazakora kitari mu itegeko uretse na ejo bundi bazaba bayikoreye ngo byayinaniye yananiwe iki ubundi usheshe kutazi n'ikishinzwe urambwira ngo yananiwe iki rero nicyo kibazo tugira nibindi nabira rero bya feminism yo sinyemera yewe ndi gender promote uvuga ngo umukobwa cyangwa umugore wese ntabwo zamufata nk'inzira karengera nawe ashobora no gukosa sibyo ashobora kugira amakosa icyo ntazemera nuko azarengana ntarengana azize ko ari umugore icyo sinzacyemera na rimwe cyangwa ari umukobwa icyo ntazemera nuko umugabo bashakanye bahahana ibintu bimwe mu rugo azamurusha uburenganzira mu rugo n'itegeko noneho ryarakosotse rivuga ko umutware w'urugo ni umugabo n'umugore bombi babiri ubundi arantwara njyana njyewe se namutwaye wenda asange ndatwarwa n'umusinzi n'umusambanyi n'umujura uwo ni umutware wantwara njyewe umwana arabura minerivare ngo se umwana ni umutware sitware iki gusa icyo ntemeranya n'abo mwita ngo ni feministe radiko ni uko igihe tunaje bundi hari ikintu nabonye kirambabaza iriya kesi nashaka no kubivuga ko yarambabaje cyane ariko umwana wapfuye ubwe yarambabaje anshengura umutima pe nk'umubyeyi narababaye pe nako n'abana babiri b'abakobwa bamaze gupfa bakashengura umutima ni ukuri ntavuga nani tubabarire n'ukuri hari ibintu bigutera akagahinduka nk'uwabwira umusore ugarana ngo agaterure karamutse gaterura katagashobora ariko noneho ndebye uko abo bantu
bacu baduresinga ikibazo ndababara cyane kurusha icya mbere. Wowe mukobwa uciye ubwenge, wowe uri intellectual, banzureke kujya guca urubanza mbere y'umucamanza. Please gira ibindi uburana birahari. Turacyafite abagore bakubitwa, turacyafite abagore. Reka mbere nk'ikibazo gikomereye cyane ntarumva feminist bavuga n'umunsi n'umwe abo nyine bitwaza feminist nirirwa ndwara nacyo jyenyine ni aba bagore batandukanye n'abagabo babo. Urukiko rugategeka ibyo abagabo bagomba kuzajya batanga by'indezo z'abana, abagabo bakanga kubitanga. Kera twahamagaraga polisi cyangwa RIB, byari bikemewe ko bamuhamagara akabitanga ku ngufu kandi byarumvikanaga. Kandi mu mbabarire iki kintu ntimugikuremo ko kirakomeye. Nimba polisi na RIB bari muri nyubahiriza tegeko, urubanza rwaciwe rukajya bikashe mu ruzi, ni ukuvuga ngo rubaye itegeko. None se nyubahiriza tegeko tubahiriza itegeko n'inyubahiriza tegeko nyabakiganda ngo ubu ngo bazajya bimenya ngo ni civil, ngo ibyemezo by'urubanza civil ngo leta ntikwiye kubijyamo. Come on. None se ubu bagabo ko banze gutanga indezo, abo bagore akaba aribo bahangayikanye n'abana bonyine. So I call upon those feminists, nimuze dukore iyo campaign, turengera abo bagore n'abana. Naho kujya guca urubanza rukiri mu rukiko umucamanza atari pronounce, gusura ruca witwa bafunze nabarekuye. None se bamugumizamo se badafite ibimenyetso bazamukoze. Ese kumugumizamo usibye kongera undi mwana w'u Rwanda, kuko n'uwo mwana n'umuhungu ariko nawe ni umwana w'u Rwanda my friend, ni n'umwana w'umunyarwanda, nawe afite nyina na se bababaye, nawe afite umuryango umusarawundinzi, sibyo? Biratuzurira wa wundi ntumisi ariko niyo mutwaye ubuzima yabihanirwa. Yaramutwaye ubuzima ukanyereka ibimenyetso ntibanamuhane. Ni ukuri ko Imana ajya mu muhanda agenyine ntigaragara, ariko nyereka ibimenyetso twihera ku gukeka. Mana yanjye simbizi n'ukuntu nabisobanura, ariko biranshe mu mutima pe, birambabaza cyane. Cyari byinshi byo kuganira namwe, ariko masaha dukundiye muzagaruke tucumbikire hano, ariko mutwemerere n'impamvu tuzagaruke. Ntabwo nabangiye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Namwe yamena kandi Imana iduhane umugisha. Namwe bana banjye murakoze cyane. Nkunda n'urubyiruko umugisha wose Imana igiye ubahundagaza. U Rwanda ruzasigaranwe n'abantu kabisa bazarusigasira.